Murakoze ntekereza ko abantu bakunda Yesu bakunda ijambo rye kandi abo bantu bakunda ijambo rye bakunda n'abarivuga ni muri ubwo buryo rero njyewe n'abandi benshi bavuga ijambo ry'Imana dukundwa ariko umugambi suwo umugambi nuko umutima wanjye n'umutima wabo mbwiriza twese Imana igira ibitangaza ikora mu buzima bwacu rero nezezwa cyane n'uburyo abantu bakurikira ijambo ry'Imana cyane ko turi mu gihe ijambo ry'Imana riryoshye turi mu gihe riryoshye ariko nubwo isi irimo kugenda ibihira abantu ariko ijambo ry'Imana ryo ntiribiha nta ucyuye ubusa reka rero ayo mahirwe twe kuyapfusha ubusa uyu mwanya tugezemo n'ubundi no gushima ndetse no gusezeranaho muzarenga iyo ntambwe mu bihindure muti ubwo rero iziri torero iranzi kuko ndirimo ifite icyo yavuze kuri iri torero ubwo ningiye yakivuzeho umugambi ifite kuri iri torero ubwo ningewe ifiteho iki ntabwo ari ikindi kintu tuvuga kuko iri torero naba ririmo uburyo ribaho uburyo rikorwa uburyo Imana irirwanira ishyaka birenza amaboko yacu ndabasaba cyane ngo mwizere Imana yahanze iri torero nibwo tuzumva turi mu itorero neza impamvu tuvuye dukomejwe nuko twarebaga ko insengero zifunze ariko ibyivugabutumwa byahawe iri torero byo nta kizabifunga nicyo twabonye igihe cyo kuvuga ubu butumwa kikiriho Imana kuko niyo izafunga izafungisha iki izahaguruka ku ntebe y'iki nihaguruka ku ntebe y'imbabazi izabifunze mbese ntizabifunze yari yahaguruka ku ntebe y'imbabazi niba ikiriho igitegereje abihana n'uburyo bwo kubabwiriza buracyagenje bute bwose bushingiriye ku nsengero mu gihe bwose bushingiye ku nsengero oya ubu tuvuye kwiga ngo noneho ubudivantiste nyabwo ubwo bwo ntibuzafungwa buzabwiriza ubutumwa kandi abantu bazihana ubu turi kwerekeza mu gihe habwiriza imibereho y'umudivantiste. Kwiringira TV ubutumwa bwiza kuri benshi gukizwa kwa benshi Matayo 24 umurongo wa 14. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye bya Kwiringira TV amahoro n'imigisha ibe kuri mwebwe mwese. Nitwa Mwene Sobye Kusenge Theophile muri kano kanya turi ku Kimisaga ariko kandi ntago duhari uyu munsi wa none ahubwo tuhamaze ibyumweru bibiri sibyo Master Guide Leo. Yego nibyo ibyumweru bibiri birashize. Yego. Tugiye kuganira abantu urugendo rw'ivuga butumwa muri ibyumweru bibiri tumaze mu byumweru nk'ikiciro cya Jia ni ivuna ryari yateguwe n'ikiciro cyaje ku Kimisagara riyobowe na Master Guide Musoni Flavien ndetse akaba ari n'umuyobozi nawe ukomeye muri Jia ariko tubivuga muri iyi field yacu umujyi wa Kigali siko biri umuyobozi wa komite ya field yacu yego by'umwihariko nivuna dutangiye twibwira abadukurikiye nivuna ryari rimeze gute nivuna mwari mwarateguye mute nk'abajiya murakoze cyane nitwa Master Guide Leo Domire aba ari mukuru w'itorero uhagarariye ikiciro cya Jia hano ku itorero rya Kimisagara. Yego. Urakoze cyane rero kutubaza ikibazo cyiza kijyanye n'imitegurire yuko twateguye irivuna nk'ikiciro cya Jia ni ivuna ryiza twashyizemo imbaraga abajiya twese turahaguruka tujyamo turaritegura neza kandi duhamya ko rikomeje kugenda neza uyu munsi turi burisoze kandi ryagize n'umusaruro imyiteguro yari hejuru kuko twahereye ku bana bato adventure ngira ngo mu ntangiriro mwarabibonye hanyuma Pathfinder bari bahari abambassador bari bahari abajiya ene bari bahari aba Master Guide twese twari tuhabaye kugeza ko n'ibyumweru bibiri byose twakoreshaga uniform aba Master Guide abajiya twabaga twabukereye muri kimyiteguro yari ku rwego rwo hejuru. Yego. Tugaruke ku kintu abantu benshi bakunze kuvuga imitegurire y'ivuna cyangwa se ugasanga ivuna risaba ubushobozi cyangwa se cyitwa amafaranga. Reka tubivuge gutya amafaranga. Ku migendekere y'imitegurire ya Jia ku bigendanye na financial muri Jia byari bimeze bite cyane ko nivuna twabona bya uraza no kudutangariza umubare w'abavuye wabatijwe cyangwa se babyaye bwa kabiri. Financially ivuna ryari ryiza kuko twebwe nka Jia Kimisagara ni umuco buri mwaka muri action plan mu bikorwa duteganya buri mwaka hagomba kuba harimo ivuna
mu buryo duteganya hagomba kuba harimo ivuna. Ntabwo dushobora guteganya ngo tuzacagura ngo tuzakora ingando gusa, oya, tugomba mbere na mbere kuzirikana ivugabutumwa. Dushyiramo rero ivuna kugira ngo umurijiya wese abyiyumvemo. Ni ukuvuga ngo ubu uyu mwaka buri mujiya wese abaze uruhare rwe agomba gukora kugira ngo ivuna rizagende neza. Bivuze ngo ivuna rya Kimisagara rigeze ku rwego rihagarara 500. Uvuga ngo rero icyiciro cya jiya muri bageti tuba dufite y'umwaka tuba tuzi ko tugomba gukora ivuna. Ibyo rero twarabiteguye kandi ryagenze neza. Yego, reka tuze kuri side y'umukuru w'itorero. Nk'umukuru w'itorero ndetse ushinzwe icyiciro cya jiya, ndetse ukaba uri n'umwe mu bari bafite ukuboko gukomeye cyane muri rivuna, niko nabivuga nk'umuyobozi. By'umwihariko nk'umukuru w'itorero, mu mboni zawe z'umukuru w'itorero wabibonye ute? Urakoze cyane. Nk'umukuru w'itorero wari uhagarariye irivuna ku rwego rw'itorero, koko ndashima Imana ko Imana yadushoboje tukaritangira tukarikurikirana. Uyu munsi akaba ari umunsi wa nyuma tutarigeze dusobwa kurikurikirana. Bivuze ngo ikijyanye n'amakuru yaryo turayazi kandi turayafite. Rero ku rwego rw'itorero, itorero naryo ryashyizemo imbaraga, ridufasha kubwira abizera. Turararika, tugenda dufatanya n'ibindi byiciro, aho twagiye dufatanya n'icyiciro cy'ubuzima dutangamwe amaraso. RBC yaje ahangaho umunsi wose, 27 twiriwe ahangaho umunsi wose tubaha amaraso ahagije. Abantu benshi baranadusaba ngo ese ntitwakundira hano hakaba site ya RBC yo gutanga amaraso. Ubwo turavuga tuti tuzabisaba firidi, nibitwemerera iyo gahunda nayo yakomeza. Iyindi mitegurire yo yari ku rwego rwo hejuru, twafatanyije n'itorero muri rusange. Mu mpamvu z'itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi ni ukwigisha, ni ukuvura, kuko biri mu mpamvu eshatu bigize itorero ry'Abadivantisi: kwigisha, ubuvuzi n'ivugabutumwa. Muri rusange ku ruhande rwanyu namwe mwabikoze neza cyane. Nicyo washimira abantu by'umwihariko mu bakurikiye kuri YouTube, kuko nta mavuna yatambukaga live kuri YouTube uwo munsi cyangwa se ako kanya? Niki mwashimira Imana by'umwihariko muri kano kanya nk'umuyobozi uhagarariye jiya ku Kimisagara ndetse nk'umukuru w'itorero nanone? Urakoze cyane. Nk'umukuru w'itorero ndashimira cyane abantu dufatanya amateraniro yacu kuri YouTube. Kuko twagiye tugira abantu bari hejuru cyane bakurikirana amavuna bayakurenzaho, kuko twagiye tugira abantu bagera nko ku isabato ya mbere dutangira amavuna tuyafungura, twari dufite abantu bakaba mu 8,000 barimo bakurikirana aya materaniro. Ibindi byigisho twagiye tugira abantu 1,700 bakurikiye live, tukagira abantu 600 bakurikiye live mu mibyizi, ariko dufite n'abandi bantu benshi cyane buzuye urusengero. Protokole yabaga iri hejuru. Bivuze ngo irivuna ryagenze neza, munyamakuru byumve, irivuna ryagenze neza. God bless you mwese mwakurikiye ku Kimisagara amavuna. Ndagira ngo nkubwere uyu munsi wa none General Conference cyangwa itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi ku isi, aho icyiciro cy'itorero ry'Abadivantisi kiri. Ejo bundi kuri website yabo bamaze gutora cyangwa se bamaze kuvota itegeko ryemerera cyangwa se gutegeka amatorero kuba yakoresha social media mu bwibwirizabutumwa. By'umwihariko nk'umukuru w'itorero, nk'umuyobozi, ni uruhe ruhare wabonye social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga rufite mu ivugabutumwa nk'umuyobozi ukurikije inyungu n'umusaruro mukuye hano ku Kimisagara ndetse no ku isi hose, kuko n'amavuna twavuga ko yabaga nko ku isi hose muri rusange? Ngira ngo social media ni igikoresho cyiza cyane cy'ivugabutumwa, igihe ariko abantu bazi kugikoresha, kuko gifite ibindi bintu bigishamikiraho bishobora kugihindura kibi. Ariko social media ni igikoresho cyiza abantu bakoresha bavuga ubutumwa. Twagiye tugira abantu batubwira ati kubw'iki cyigisho turihariye, akatubwira ati ndi mu Budage, Kimisagara irimo gutanga ubutumwa mu Budage. Ibintu bidashoboka, kuvuga ngo ni ibintu biragoye ko ngero domire nava aha ngaha ukajya kubwiriza mu Budage. Ariko Musoni yatambutsaga icyigisho aravuga ati iki cyigisho kiramfashije, nitwa kanaka ndi mu Budage, hari icyo nanjye numva bimpinduyeho. Bivuze ngo gukoresha social media mu ivugabutumwa ni ikintu gihe guhabwa imbaraga, ndetse n'amatorero akabasha kucyumva cyane, kuko itugereraho tutakabaye tugira gute
tugira birumvikana. Ni ikintu cyiza, ni igitekerezo cyiza. Mwebwe abakurikira kuri Ngira TV turakomeza tuganire n'abantu benshi bagiye batandukanye, batubwire ku byiyumviro byabo ndetse n'umusaruro. Ngira ngo hari dufite Celestin araza kutubwira ku musaruro mbumbe w'abavuye muri Rivuna. Ni igikorwa cyiza cyane. Wowe uri kunyumva, wowe uri kutwumva, waba uri hirya no hino mu buryo bugiye butandukanye, zirikana neza ko ufite uruhare rwo kubwira bagenzi bawe ibyiza. Tekeza neza ko social media ntuyumve ko ari mbi, ahubwo yumve ko ari nk'igikoresho cyiza cyo kugeza benshi ubutumwa bwiza nk'uko natwe tubikora. Twubaka itorero, twubaka u Rwanda nk'uko benshi babivuga cyangwa se babyumva. Ndabashimiye cyane, mwakoze cyane Master Guide Leo. Urakoze cyane Kwiringira TV, ariko turabakunda kandi tuzakomeza kubana. Amen. Urakoze cyane. Amen. Reka tubasuhuze nanone, ntago tuza kwivuga muri byinshi. Turi kumwe n'umukuru w'itorero Celestin. Celestin, tuguha ikaze by'umwihariko ku rubuga rw'umuyoboro wa YouTube, urubuga rw'iyobokamana cyangwa se rugendera ku mahame y'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, kuko natwe turi Abadiventiste. Birumvikana turi hano ku Kimisagara rero, aho turi kwishimira umusaruro w'abiyeguriye Imana cyangwa se w'abavutse ubwa kabiri cyangwa se w'abapfiriye mu byaha bakazukira muri Yesu Kristo. Tuguha ikaze rero, amahoro kuri Kwiringira TV. nuko murakoze, turashimye natwe ko mwana dusuye by'umwihariko ku Kimisagara. Tumaranye iminsi tubabona, twashimye cyane kubona imbuga nkoranyambaga, abanyamakuru mudusura mukaza kurivuga aho turi gukora ku Kimisagara. Yego by'umwihariko burya uzi ko abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga burya ntabwo baba ari abanyamakuru, ariko kubera ko dufite mu Rwanda hari freedom, kwemera ndetse no gutambutsa amakuru rimwe na rimwe, byose kandi bikozwe neza. Tekeza ariko byose bitanga umugisha, bikubaka igihugu, bikubaka n'itorero. Mukuru w'itorero tuganire ku kintu twabonye mukoresha cyane streaming, amavuna gatambuka online, abizera baba batahageze nabo bagakurikira, abanyamahanga nabo bagakurikira. By'umwihariko n'umusaruro mwabonye mute nk'abakuru b'itorero, kucyo mwatekereje mubona uyu munsi ko cyagize umusaruro? Ngira ngo urakoze, icyo twatekereje cyagize umusaruro. Reka nkubwire ko nta mwaka urashira mu by'ukuri dutangiye gukoresha YouTube cyane ya Kimisagara. Yego. Twatangiye mu kwezi kwa 8 nibwo twabitangiye ku mwaka ushize, rwo ko na mwaka urashira. Ariko nkubwije ukuri, urebye abantu badukurikira bitewe n'amataniro tugenda tugira buri munsi, ibyigisho ducishaho, tumaze kugira abantu benshi. Nekeza ko iyo turangije nk'isabato ubu kugera nimugoroba tudukurikiye nibura n'abantu 8,000. Yego. Ni umusaruro mwiza cyane. By'umwihariko byadufashe muri aya mavuna, kuko dufite abantu benshi twabanye nabo. Reka mubwire ko icyo bita itangazamakuru cyangwa se gukoresha imbuga nkoranyambaga ni ikintu cyiza cyane. Ngira ngo hari abantu benshi bafungiye n'insengero batagize amahirwe yo kubona insengero zifunguye. Abo bantu bose twarabafashije. Ngira ngo rero ni ikintu cyiza tugomba kwishimira Kimisagara by'umwihariko, kuko twabonye nibura abantu itorero ryacu ryaramenyekanye kambyite gutyo, ariko nibura ubutumwa dutwaye cyangwa se impamvu yivuga butumwa ibasha no kumvikana ku bantu benshi batandukanye bagize amahirwe yo kudukurikira. Yego. Iyo tuvuze ubutumwa bw'amarayika batatu, akenshi twumva ko ari ugufata ibitabo, akenshi twumva ko ari kujya gukora amavuna mu nsengero runaka, nyamara ukirengagiza naho ugomba kubwira abantu. Imbuga nkoranyambaga zifite abantu benshi, kandi niho hari abantu tugomba kubwira, kuko turi kuvuga ubutumwa bw'amarayika batatu. Bivuze iki rero? By'umwihariko turi no mu gihe kandi nanone General Conference cyangwa se itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ku isi ryamaze kwemeza ko abantu cyangwa se amatorero tugomba gukoresha social media mu buryo bw'ivugabutumwa. Kuba conference yaragitoye nka Kimisagara mwamaze ko mwebwe mugifite, birabaterera iheshema, mwumva mumeze mute kuri icyo kintu? Itorero ry'Abadiventiste ku isi gutekereza ikintu nyamara Kimisagara mwamaze kugitekereza. Icyo navuga cyo nuko burya umwuka w'Imana bira hose cyarimo. Yego. Kuba twabitekereje ndetse na General Conference irimo ibitekereza, niyo ngo mu by'ukuri ni ikintu gishyigikiwe n'ijuru. Kandi ndabivuga ko gishyigikiwe n'ijuru, kuko ndakubwiza ukuri umusaruro tubona kuri YouTube channel, abantu badukurikira avati nafashijwe. Dufite abantu nahoze ndi kureba, hari abantu banitanga kuri YouTube, hari abantu babiri badoye Bibiliya bati kuko iri vana riri kugenda neza dukurikije umusaruro muri kubona twemeye gutanga Bibiliya. Byango rero kuva ko nabo bakuzivuga butumwa, ariko tuba tudafite social media idufasha, ntago mu by'ukuri ibyo bintu twagomba kubibona cyangwa izo biranga twagomba kuzibona. Twe tubishimira Imana rero, kandi tugashima by'umwihariko General Conference yatekereje ko twakoresha social media kambyite gutyo, kandi mu by'ukuri natwe twaranabitekereje
ni ikintu kimurikiwe nijoro niko nabivuga dukomeje kubishimira Imana. God bless you mwese mwakurikiye amavuna kandi namwe mwese mwabatijwe gira ubutumwa habatijwe abantu bangaho uyu munsi wa none. Habatijwe abantu 37 ku rutonde hariya 41 habatizwa 37 abandi bagize impamvu ntibaboneka tuzakomeza tubakurikirane ariko 37 ntago n'umusaruro mukeya muri Kigali kabyite gutya ubuzima turimo butandukanye insengero zifunze amavuna atabera hanze akabera mu rusengero ngira ngo mu by'ukuri 37 n'umusaruro uhagije kuri twebwe twashimiye Imana. Mukuru w'itoro Celestin hari abantu benshi bumva kuza mu itoro ry'abadivantiste bagiye ahantu h'abantu kuko twigisha ubutumwa bw'amarayika batatu tukigisha ibyo kureka icyaha ntago twigisha ibitangaza ngira ngo mu byigisho bitandukanye Musoni yakomeje kugenda agaragaza ati ntago uruhimbi rwacu rukeneye kuvugirwaho ibitangaza ntago uruhimbi rwacu rukeneye kuza kubwirwaho abantu ngo mubonye imodoka tugana kuri icyo kintu niki wabwira abantu aba babatijwe bashya baje mu itoro ry'abadivantiste umunsi wa karindwi baje icyo kintu bataracyumva neza ndetse no kwitega ibitangaza kwitega amahoro kwitega umunezero kwitega ubwazo kwitega nyine ubwisanzure yenda bari bafite cyangwa se batari bafite mu yandi madini cyangwa se aho bari niki kigomba kubariyobora bahe nk'ubutumwa kuko benshi bazadukurikira bazatwumva niki bagomba kugendera ubaha impamvu. Reka maze nkubare n'impungenge yego twagize igihe gihagije cyo kubaganiza ndetse nkubwiye ko hari umwe muri bo n'umubyeyi yego tumaze kwigisha cyangwa se Musoni Musafaravi yamaze kwigisha ikijyanye n'iby'imyuka yego ndakubwiza ukuri Yesu avuga ati nge kuko nayigenderagamo nkayizera nkumva ko Adventiste mutagira mwuka wera bitewe n'ukuntu nkabona mujya muri mudu y'ibyo ngibyo ariko mukaba mubinsobana nkaho mubyumvishe ku rugero rwabyo ndaje kandi mumbatize icyo cyigisho nicyo cyatumye yihana aranabatizwa ariko twigeze kukigira mu ruhango hari icyo twigeze gisa nkacyo twigeze kwigira mu ruhango kivuga imyuka nikigisho urumva abadivantiste dukeneye kwiga ngira ngo ari n'abari kudukurikirana online mujye kuri YouTube yabi ya Kimisagara mushaka icyo cyigisho nikigisho kiza cyane nikigisho yigisho kuwa gatatu hari kuwa gatatu kuwa kane w'Isabato kuko nibyigisho part 1 na part 2 byatanga umusaruro kuri benshi ntago twizera imyuka nkuko wari ukomeje kubigarukaho ntago twizera imyuka ariko twizera mwuka wera twizera kabaho kandi kakora kandi turamugira ndakubwiza ukuri torigira mwuka wera kandi turamwubaha kugira ngo rero imyuka na mwuka wera baratandukanye imyuka akenshi imyuka abademoni ariko mwuka wera arakora agakora ku mitima yacu singo gusakuza rero guhitere hejuru ngo gaze kari gukoresha oya mwuka wera akora yitonze ntagakora mu kavuyo. Dusoza hereza ubutumwa abakuru b'itorero cyangwa se abapasiteri n'abandi bagikuku y'uburyo umukuru w'itorero nubwo adafite inshingano nk'iz'umupasiteri ariko burya kuri w'itorero umupasiteri n'umudiyakoni baruzuzanya kenshi nibo bantu twavuga ko bahedinze itorero mu buryo cyangwa se ubundi niki watanga niki wabwira bari kutwumva dukurikiye bakuru b'itorero bagenzi bawe batarasobanukirwa neza ubuhanga ndetse n'ishyaka ndetse no kamaro ko gukoresha social media. Urakoze cyane ngira ngo abadukurikiye ntago bisaba n'ubushobozi bwinshi ndakubwiza ukuri nkurikije amasonorizasiyo nkurikije ukuntu abantu bagura inanga ntabwo bisaba ubushobozi bwinshi reka nsabe andi matorero agiye atandukanye byashobokera agize amahirwe akaba afunguriwe bajye bakoresha social media bafate bakure kamera ebyiri zirahagije na internet mu rusengero ntibihenze bazanatugane tubigire bije byibuza tunabibigishe ni ibintu byoroshye miliyoni 5 rwose ntago ari amafaranga menshi kandi amatoro menshi ayo mafaranga yayabona ariko bakoresha social media bafashe abantu bagiye baza ayo matorero urugero niba itorero riri Bweramvura aho Bweramvura abantu barahazi abantu batuye bakurikirane amateraniro yabo hari abantu bazi amatorero ya za Ruhango n'urugero bagure kamera bagure bashaka internet bakoresha social media bafungure YouTube channel babwiriza ubutumwa ko dukeneye abantu bakeneye kubwirizwa reka mubwira ko dufite abantu baba muri Mozambique dufite abantu baba mu Budage bagenda badukurikirana bumva ikinyarwanda neza baba bari hanze ariko adafite amahirwe yo gusenga ugasanga urusengero ku kilometero 1000 ukibaza ukuntu azasenga bikakuyobera ariko yavuze ati naturutse mu Rwanda nuka Rayono nuruka Kimisagara nuruka kuri Orebu nuruka ku Muhima iwacu bari gusenga ndabizi ko bafite YouTube channel bituma nibura tumufasha nitumutakaza ariko iyo murekeye aho ngaho akaburuka ajya gusenga birangira nabivuyemo akabyibagirwa reka rero social media tuyikoreshe General Conference yarayemeje nta kibazo kibirimo si icyaha nta n'amakosa arimo kuko twebwe bazaze batwigireho tubege experience dufite umusaruro wo gukoresha social media. Ni byiza kandi bitanga umusaruro ni byiza kandi n'umugisha kuri mwebwe ni byiza kandi n'umugisha kuri twe twese muba muri gufasha hirya no hino ni ikintu cy'ingenzi kandi gifatika twamye tubibabwira
Celestin tuvunika mu buryo butandukanye twebwe turi mu bantu batangije gukora iki kintu ariko tuvunika abantu na benshi bakumva ngo ni views ariko Imana ishimwe ubwo General Conference yamaze kugikonfirma byibuze abantu bagiye kucyumva ko umugambi wa byose aba ari ivuga butumwa dufasha benshi so namwe mubikore muzirikane bagenzi banyu bafungiwe iki cyuho twagize muri covid izi mboga ziza kuba ziriho rwose ntago biba byarabaye Celestin reka tubashimire urakoze cyane Imana ikomeze kuba umugisha amena nuko turabasuje kandi tubahaye ikaze nanone turi kumwe na Master Guide Musoni Flavier ngira ngo muramumenye ku bantu bakurikira Kwiringira TV amahoro y'imigisha bikomeze kuba kuri mwebwe umwe niwe wayoboye amavuna tumazemo ibyumweru bibiri ngira ngo mwagiye mukurikira kuri mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye haba Murinzi Kwiringira TV ndetse na Florent Tie ndetse na Kimisagara nyirizina kuko niyo main yaduhaga ayo makuru ngo namwe tubageze ibyo byigisho Musoni tuguhaye ikaze ni mu rubo hano iwacu yego murakoze Kwiringira reka mbonereho no gusuhuza abantu b'Imana bakurikirana ijambo ry'Imana kuri Kwiringira TV Imana ibaho umugisha amena ngira ngo hari umwe mu bantu bakuzwe n'abantu benshi mu nyigisho zawe urubyiruko ababyeyi amaturage atandukanye ku mpanuro n'inama ugenda ubahereza ubona ko bitanga umusaruro iyo ubibonye nkawe bigutera kwibaza iki murakoze ntekereza ko abantu bakunda Yesu bakunda ijambo rye kandi abo bantu bakunda ijambo rye bakunda n'abarivuga ni muri ubwo buryo rero njyewe n'abandi benshi bavuga ijambo ry'Imana dukundwa ariko umugambi si uwo umugambi ni uko umutima wanjye n'umutima wabo mbwiriza twese Imana igira ibitangaza ikora mu buzima bwacu rero nezezwa cyane n'uburyo abantu bakurikira ijambo ry'Imana cyane ko turi mu gihe ijambo ry'Imana riryoshye turi mu gihe riryoshye ariko nubwo isi irimo kugenda ibihira abantu ariko ijambo ry'Imana ryo ntiribiha ushaka rero kuryoherwa n'ubuzima biramusaba kwitoza kuryoherwa n'ijambo ry'Imana ko niryo riryoshye ubuzima nkunda rero kwigisha abasore imiryango abakuze cyane cyane nkatwe turimo kwiga inyigisho z'ubuhanuzi kumenya inyifato twakwifata iki Imana idukeneyeho iki itorero ridukeneyeho iki gihugu kidukeneyeho ni ibyo ngibyo twari turimo tunareba imyiteguro dukeneye nk'abantu biteguye gutaha ubwami bw'Imana ukomeje ku kintu iki gihugu kidukeneyeho hari ubwo abantu tujya mu myuka cyangwa se tukajya mu gakiza cyane tukirengagiza ko turi mu gihugu kandi burya umukristo mwiza agomba kugendera ku mategeko y'igihugu turi mu ivuna turi gusoza ryabatijwemo abarenga bagera kuri 38 umukuru w'itora tubwiye ko hari abandi bari biteguye kubatizwa ariko batabashije kubona uburyo babatizwamo kubw'ingorane z'ubuzima zigiye zitandukanye mbere na mbere wishimira iki kuri iki hano Kimisagara tumaze ibyumweru bibiri tugenda henshi niki twishimira hano Kimisagara tumaze ibyumweru bibiri murakoze impamvu ya Kimisagara iratangaje abizera benshi baboneka mu materaniro mu mibyizi atari ku isabato gusa no ku cyumweru mu mibyizi abayobozi b'itorero baboneka mu materaniro misi yose pasiteri uboneka agakurikirana abantu bazabatizwa abantu bakunda gusoma ndetse nahabonye ibintu byinshi nanone kuba bafite YouTube channel y'itorero bituma bakurikirwa n'abantu benshi nk'isabato yashize saa 5 twari kumwe n'abantu 8,000 online ni benshi cyane turi kumwe n'abantu mu rusengero turi kumwe n'abantu 8,000 nikiza ko ari nta rusengero rwakicaramo abo bantu hano mu Rwanda rero nkavuga ngo uyu murimo Imana irimo irikorera umurimo gusira itorero ni itorero ryiza bashyize hamwe urabona ko nibakomeza kwigizwa imbere n'Imana bazagera ku bikomeye mu mboni yawe nk'umubwiriza abari 38 bavuze iki biyeguriye Imana ubundi mu ijuru niyo umunyabyaha umwe yihannye ijuru riranezerwa dufite n'umugisha ntabwo twatumwe umubare munini w'abantu ahubwo twatumwe gutanga kubiba imbuto kwera kwazo ni Imana izimeze rero abo bantu turashimira Imana cyane ko iri vuna twari twashyize imbaraga cyane mu kuvugurura abizera kuko abizera bacu bahagaze neza bakera imbuto nziza byatuma n'abandi baza bakamenya Imana bidasabye n'amavuna menshi rero dushimye abo bantu Imana twoherereje n'abasigaye basigaye mu ishuri ry'ababatizwa kuko iri torero rifite ukuntu rikurikirana rikabona umuntu rikavuga riti uyu akeneye gukomeza gusindagizwa no kwigishwa rero Imana ibaha umugisha kandi nabo
nawe turagushimira hari akandi kantu nakopeye hari igihe twajyaga ahantu ntabwo tugiye kuhavuga ariko twari tugiye kwiyakira turi kumwe n'umukuru w'itorero twumva ababajwe n'umwizera wabo udafite ikibazo cy'ubuzima butameze neza twumva biramubabaje kuba isura muntu aba mu gihande cyacu se bimeze bite ko tutamuzi se bimeze bite niye twumva biramuhangije ngiye numvise kari akantu kankoze ku mutima cyane Muso wagarutse ku byigisho byinshi wagarutse ku buhanuzi ugaruka ku myitwarire y'abizera ugaruka ku isabato wigishije umuryango ndetse n'uyu munsi hari umuryango urawugarukaho ariko tugaruke ku byigisho bibiri twavuga ngiye byambereye inkomezi ndetse namwe mwese nababwira kujya gukurikira ibyigisho bitubuza kujya mu kwizera imyuka y'ibitangaza kujya kumva ibintu bitwizeza ibintu nyamara twebwe tutagizemo uruhare. Yego, ni gahunda y'ijambo ry'Imana yuko abantu badagomba gutwarwa n'imyigishirize n'imiyaga y'imyigishirize ibonetse yose. Ntabwo abantu b'Imana bagomba kuba ari abantu bateze amakiriro ku bintu by'ibitangaza ngo babe abantu badakora bari aho bategereje ibintu bizikubita bakabona babaye abakire. Yego, ndetse turi mu gihe cy'ubuhanuzi bw'ibinyoma bwinshi bwadutse, ndetse hakaba hari n'imisengere ipfuye ishyigikira ubwo buryo. Yego, ni byiza rero ko dukangurira abizera bacu kudatwarwa n'ibyo binyoma. Ntabwo ari byiza ko batwarwa n'ibyo binyoma. Niyo mpamvu twakoresheje ibitabo by'ubuhanuzi na Bibiliya twerekana ko abizera bacu badakwiye gushiduka bitewe n'ibintu byose barimo kumva ku maradiyo n'amateleviziyo n'iki. Ko abizera b'abadivanisi bagomba kugira ishyikizo ryacu ni irihe rero? Duhagaze muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Aho niho dushinze ibirenge. Ntabwo dushinze ibirenge mu buryo Kigali zabisa mu myaka runaka ngo gushaka amafaranga mu bitangaza na betting nahe, ahubwo twe turi ibiti byatewe hafi y'umugezi. Iyo turi ibiti byatewe hafi y'umugezi, icyo dukora cyose kitubera cyiza. Nanone twaganiye ku bintu bigendanye n'ibintu by'imyaku, imikoshi, ngo amarozi byadutse mu bantu ku buryo bisigaye biteranya n'abantu bamenye Imana. Twabonye ko ari ubujiji, ni ibintu Satani afungiramo abantu ngo batamenya aho igihe kigeze gute kigeze. Ntabwo ari ngewe rero gusa ubwiriza ubu butumwa bw'amarayika batatu bubwirizwa n'ababwiriza benshi, sibyo benshi cyane, kandi nabo Imana ikomeza ibaha umugisha. Dusoza reka tubashimire mwe dukurikiye, ariko ngira ngo hari ntago twasoza tutakubaje ikibazo kigira kitya kiti uyu munsi wa none General Conference yamaze kuvota cyangwa se kwemeza ivuga butumwa ryo kuri murandasi. Nk'umwe wamenye agaciro karyo, ukamenya umusaruro uboneka kuri izi mbuga, ukamenya benshi bari kuhangirikira, byagushimishije bingana gute? Twebwe byatunejeje ku rwego rwo hejuru. Murakoze. N'ubundi itorero hejuru dufite ubuyobozi mu itorero General Conference Division na Iniyo ndetse na Field, nibo baturebera, nibo bareba igikenewe, Imana ikabaha intumbero bakareba imbere. Rero iki ni igihe cyo kubwiriza ubutumwa online. Bisanzwe muri General Conference bihari na mu Rwanda, ndetse no n'itorero ryacu dufite amaradiyo, dufite social media zitandukanye. Ubu barimo barakangurira amatorero kugira ama YouTube channel amatorero. Ibi rero ni ibintu byiza bizatuma tugera ku bantu benshi, birimo n'umugisha. Gusa nanone itorero icyo riba risaba nuko tugira ubwitonzi, kuko hari igihe umuntu irivuga butumwa rijyamo afite ibindi bintu ararikiye, afite ibindi bintu bimwihishe inyuma. Niyo mpamvu tugomba kuba abanyakuri, tukereshwa ukuri niba ijambo ry'Imana ari ukuri. Rero itorero rigiye gushyiramo imbaraga, kandi natwe buriya ahangaha tugeze ni itorero ryadushyigikiye. Itorero ry'Abadivanisi umunsi wa karindwi ryaradufashije, amateraniro dukora ni itorero riba ryateguye, abizera ni itorero riba ryateguye ibyo bagomba kwigishwa, ibitabo dusomera abantu ni itorero riba ryabiteguye, kandi n'ubu buryo bwo kubwiriza ubutumwa itorero ridusabira umugisha kugira ngo ibyo tugiyemo bigire icyo bimara. Kandi nanone twishimira kuba munsi y'uwo mutaka, w'itorero, tukagengwa n'ubuyobozi bwaryo, kandi biradufashije. Nagukangurira rero we na bagenzi bawe kugendera muri uyu murongo, dushimira ubuyobozi bw'itorero, dusaba cyane abajene, telefone ziri mu biganza byanyu na computer zibateretse imbere,
niba mubona tubibyaza umusaruro dukuze bikabyara umusaruro ungana gutya, mwibaze mwebwe mukiri bato mubikoresheje umusaruro byatanga. ndagira ngo rero nkangure n'abandi bafasha amatorero yabo haboneka uburyo. Kimisagara biga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato online, mu mibyizi bafite gahunda bacishaho, ku isabato bafite gahunda bagennye ya hano, bakagira n'indi bakora ku ruhande iyo bageze muri gahunda zabo z'amatangazo n'ibiki. So urumva rero hari uburyo budasanzwe bwo gukoresha. Imana ibaha umugisha rero, turabishimiye, isabato nziza. Twese twabishobora, mwakoze cyane. Nari kumwe na Elder Master Guide Musoni Flavie, umuramumenyereye cyane. Imana ikomeze kubana namwe, turabakunda cyane. Ako muso, hari abantu benshi batwishuza ngo kuri iki ngo ababwiriza badakunze kugira ama YouTube channel. Yego. Igihe Imana izabishimira, atari uko wenda hari ubundi bushobozi, reka tugende tureba. Igihe Imana izabishimira tuzakomeza, ariko n'ubu ngubu tunyuzwe no gukorana na Kwiringira Umurinzi na YouTube channel z'amatorero, Kigali Bilingual Church, Muhima, itorero rya Muhima, Kimisagara. Ayo ni amatorero afite YouTube channel, ku buryo iyo twabwirijeho tuba twizeye ko ibibwirizwa biragera ku bantu bose. Imana rero nibishima muzabona tubikoze. Murakoze. Bye, mwakoze cyane. Yego yego. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.